Guys, uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo wakora editing ifoto ukaba wakoramo background cyangwa ukaba wakora n'agashoot keza ukoresheje Photoshop. Niba udafite iyi application rwose humura ndibuze kukwereka uburyo uza kuyidownloadinga ukayitunga nawe muri mudasobwa yawe. Bajya kujyana amafaranga yo gushutinga uyu munsi ndabizi ko ugiye kujya yazigama akagira icyo azakugezaho mu minsi iri imbere. Reka dutangire. Ushobora gufungura mudasobwa yawe ugakanda hano bita kuri start menu, ushobora gusacinga Photoshop ariko ngiye kubwira aha ngaha ukayikanda ukayifungura. So ushobora gukanda hano gukiriya file nshyashya. Hano haba hari ubwoko butandukanye. Ushobora gusetinga document ushaka nko gukora ifoto ushyira kuri video ya YouTube thumbnail, cyangwa se ukaza hano kuri foto baguha amafoto ari muri format menshi atandukanye, iyo muri telefone, muri laptop n'ibindi. Ukaza hano kuri mobile, tuvuga urugero ngiye nshaka kwikorera iyo muri telefone imeze nk'ifoto yafotowe na telefone, ndakandaho nze hano nkande kuri create. Uri kubibona rero ko twageze muri Photoshop. Indi ntambwe ikurikiyeho ni ukwinjiza ifoto muri Photoshop. Ndaza hano kuri File Explorer, nimba utayizi uraza hano kande kuri iyi Start menu. Ushobora kuhita usacinga File Explorer gutya. Ndavuga ko amafoto yanjye nayabitse hano kuri foto, nze mfungure iyi folder cyangwa se reka tukite icyumba. Ndangize njye hano kuri minimize kugira kano nkagire gato. Ukubibona. Nindangiza nze nkande kuri iyi foto, nkande right click. Nindangiza sinyire kure, mfate ya foto yinyizane nyishyire muri Photoshop. Sindahari kuri ahandi kuri right click. Nindangiza njyane ya foto muri Photoshop. Irarodinga akanya gato dore ukubona ko byaje. Ifoto rero iza iri muri scale mode, ukuvuga ngo hano ushobora kuyongera. Uri kubibona ukoresheje mouse ya mudasobwa yawe. Iyo urangije ushobora kwita ukanda hano kuri enter cyangwa se ugakanda kuri right click kuri mouse yawe, byakwanga ugakanda kuri enter. Ifoto ikaba yagezemo. Ifoto iyo yagezemo rero uza kuyirebera aha hasi icyo bita layer. Iyi ni property window ushaka kuyitransforminga mu buryo bwihuse. Ukaza hano kuri layer kugira ukontrole cyangwa se uhindagura ibiri bujye imbere n'ibiri bujye inyuma. Turaza kubireba. Tugiye gukuramo background rero bwa mbere na mbere. Reka tuze dukoreshe iyi tool bita object selection. Hari uburyo bwinshi cyane bwo gukuramo background mu ifoto yawe ukoresheje Photoshop. Tuzajya tugenda tububona gake gake. Reka duhere kuri ubu bwa mbere, duselecting iyi object. Aka kantu kari hano ibumoso karimo utuntu twinshi bakita toolbar. Kaba karimo utuntu twinshi, ni amatools ukoresha uri ku editing ifoto yawe. Duhitemo kano ka object. Turangiza tuze hano hejuru kuri aka ka menu bar ka kabiri, duhitemo dukande hano kuri mode. Reka duhitemo rectangle kugira bitworohere gukuramo iyi background. Nitumara gukanda rectangle nitugaruka hano bihita bihinduka. Ntabwo ikiri ya kaso yacu tuzi. Igisigaye ni ukuhita ukanda right click kuri mouse yawe. Ndakanda mpagumishe, nindangiza ngerageze kudraginga cyangwa se kumera nk'ushushanya nkoresheje touchpad cyangwa mouse. Nimara gushushanya akantu kameze nk'aka kantu muri kubona hano kagiye kumera nk'aka rectangle, ndahita ndekura. Nindekura Photoshop y'ubwayo irahita yiselectingira cyangwa se yihitiramo object. Uri kubibona ko yihitiramo object y'ubwayo. Nimara kwihitiramo object igisigaye no gukanda Ctrl G ku bantu bari gukoresha Windows. Abantu bari gukoresha Mac ubwo barakanda Command G.
birahita bivamo nibyo, ariko nureba neza hano hari akantu kahise kaza, hari kamwe cya gihe hari akantu kahise kaza. Reka dusubire hano kuri mouse, ushaka gusubira kuri mouse ushaka wakanda kuri V, key ya V kuri keyboard yawe. Reka tugerageze turebe, dukande kwa kano kajisho hano muri pano ya layer. Dukande kuri aka kajisho turebe. Ukubona ko ya foto ivuyemo, ntongeye kukagaragaza bya birimo, ariko n'iyi nayo ifite ukwaho. Uramutse ukanze akajisho byose byavamo. Reka dukande kuri aka iyaba arizamo yonyine. Uri kubona ko guhindura background biroroshye cyane. Tuvuge ko urugero dushaka kuba twayigira nk'aho ari shoot. Ubwo foreground aba ari izi object, mu gihe background ubwo ni ibi bisigaye bino by'inyuma. Ubwo rero ushobora gufata background yawe ukayigira nk'aho itabona neza, aribyo bita blur. Uraza rero ukabanza ugaselectinga ya foto hano muri layer panel, ugaselectinga ya foto ushaka gushyiraho blur itari object. Object ni iyi, object ni iyi, reka tuyite object. Tuyite object. Uraza uselecting twise background yacu, nurangiza uze hano hejuru, hano handitse filter, ukandeho, umanuka ujye hano handitse blur, ujye hano kuri Gaussian blur, ukandeho. Uri kubibona ko bahita batuzanira akadirishya tugiye gukoresha twongera size. Reka nze tugerageze kugabanya turebe. Uri kubibona urugero turamutse dukanze okay, uri kubona ya foto yacu ijemo blur. Iyo ushaka kongera blur ntabwo wongera gusubira hariya kuri filter, tuza hano kongera ugakandaho. Reka twongere cyane turebe. Naho uri kubibona ko hano biri guhinduka, ariko iyi twise foreground yacu cyangwa object iyo ntabwo iri guhinduka. Uko twegeza dushyize kuri 0 turasubirana ya foto, ariko tugenda twongera biraza kandi ifoto ntihinduka. Kubona ko turamutse dukanze hano foto yacu ko yaba imeze, ariko impamvu twashyizeho kano kantu iyi layer ya kabiri twise object ariyo twabanje gukuramo background, ni ukugira ngo ize kudufasha. Muri kubibona ako kari akambere. Aka kabiri noneho ushobora gukuramo iyi background ugashyiramo indi. Iyi background yacu dufite hano ushobora kuyikuramo ugashyiramo indi, nta kindi ushaka wahita uyisiba cyangwa se ukayirekeramo gutya nta kibazo. Iyo ukanze kwa kano kajisho bihita bivamo. Uri kubona ko ni akamariniyeri keza cyane, ni akantu keza cyane ugomba kuba uzi gushyiramo indi background. Rero turagaruka handi ku mafoto, aha kuri file explorer dukandeho. Kubibona okay. Kanze tuze wenda dushyiremo nk'ahangaha, tuvuge ko bari bagiye mu ishyamba, ariko reka tubagire ko bagiye hehe. Reka tubohereze gusenga kugira bikunde neza. Kubona background yacu rwose nshaka wayongera si ngomba kuyongera ku buryo hazamo ibintu bimeze nk'aho ari reality, abantu batabona ari ibintu by'ibihimbano. Subject yacu nayo dushaka twayigeza inyuma nta kibazo. Yes. Now
kubona ko abantu twabimuye. Uburyo rero ushobora gukora utuntu nk'utu ntabwo ari uburyo bugoye cyane, ibindi biri imbere kandi byiza birenze ibi ngibi. Reka turebere hamwe uburyo wakwesitara iyi application ya Adobe Photoshop. Uraza hano ufite network, nurangiza kuri start menu usacinge Chrome, nurangiza kuri Google usacinge get into PC, uhita ukanda kuri link ya mbere, ujya hano kuri search wandikemo Adobe Photoshop, usacinge ukande kuri ya mbere ifungure igezweho, nurangiza umanuke hasi urabona utulinki tubiri, ukande kuri aka kabiri ko kudownloading application, itangira kuri downloading itekereze irangire. Nirangira uragaruka kuri cya cyumba cya mbere twagiyeyo kare, ukande kuri how to install. Nurangiza urahita umanuka urabona aka video kakwereka uburyo ushobora kuyinstallinga, uze ugakande ugakine urebe uburyo ushobora kuyinstallinga mu buryo bworoshye kandi vuba.